Kankindi Foromina. Ntuye mu mudugudu wa Videwo, akagari k'Urugarama, umurenge wa Gahini, akagari ka Kayonza, akarere ka Kayonza. Nshimira abagira neza baje kudutabara bakadufasha, rwose turabashimiye cyane. Murakoze, nitwa Mukamasabo Donata, nkorera muri uyu murenge wa Gahini, nshinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge. Ubusanzwe rero nkaba ndi umumambure wa IYF ku ishami rya Kayonza. Ninjiye muri IYF muri 2017. Nakunze ibikorwa byabo by'intangarugero, cyane cyane by'ubukorerabushake. Muri uyu murenge rero ubu ni inshuro ya kabiri uyu muryango uje muri iki gikorwa cyo gufasha abaturage muri gahunda y'Umuganda, cyane cyane mu bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Ushize twakoze umuganda muri gahunda yo kubaka inzu y'umuturage utishoboye, turayisubiriza tuzamura n'igikoni. Ubu nabwo twabumbye amatafari, ni igikorwa cyiza kandi tushima cyane ubufatanye bwa IYF ndetse na Sulfo Rwanda muri ibi bikorwa byo gufasha abaturage, cyane cyane kwikemurira ibibazo byabo. Ndashimira rero umuryango wa IYF by'umwihariko na Sulfo Rwanda ndetse n'abakorerabushake muri iki gikorwa cyo gufasha abaturage mu gukemura ibibazo binyuze mu muganda. Ubusanzwe buri mwaka tuba dufite ibikorwa dukora byo kubakira abatishoboye binyuze mu muganda. Uyu mwaka dufite amazu 8 hamwe n'umubyeyi Kankindi Foromina. Hari aho rero amazu ageze, hari bitarakorwa, ariko hamwe no gufatanya n'abaturage birakunda kandi bikagenda neza. Ni umusanzu rero nk'Abanyarwanda wo gufashanya, kandi ni umuco mwiza, kandi nanone iki gikorwa turacyishimiye nk'Abanyagahini. Bifasha abaturage kandi binahindura n'imyumvire y'abaturage muri gahunda yo gukorera hamwe no gufashanya, tugafasha abanyantege nke. Ni byiza cyane rero, turabashimira cyane kandi tubizeza ko n'ibisigaye natwe tugiye gukomeza tubikore kugira ngo igikoni cyubakwe ndetse n'ubwiherero, kandi n'ubundi ni intangiriro nziza. Abaturage babibonye bazakomeza n'ubundi gufashanya bikemurira ibibazo hagati yabo. Murakoze.